Mu kiganiro Morning Bread twongeye kubaha ikaze kandi nanone kuri mwese mudukurikiye tutigeze tubana kuva kare, ikaze nanone dukunda abaza, dukunda abagaruka, dukunda abo duhorana, mwese rwose Imana ibaha umugisha cyane. Ndakomeza kugenda mentioninga ku kantu ka konji, ku bantu bakiri muri konji, bari muri konji kandi nanone mudukurikiye muri kano kanya mugubwe neza rwose. Uyu munsi tugiye kugaruka ku muryango, handi twese tubarizwa, handi twese duturuka, hahandi dukura byinshi, dukura ibyo dufite uyu munsi, uko turi uyu munsi, uko tubayeho uyu munsi, uko tugaragara uyu munsi, mbese umuryango ishingiro rya byose niho tugiye kujya. Ahangaha muri Bosco twahoze tuvuga ko n'abadukurikiye bari mu muryango, hari n'abari bamaze iminsi batawubamo. Akantu kakonje ibintu bakagiriye ishyari wakavuzeho cyane pe, wakavuzeho cyane wagatinzeho. Nakishimiye ukuntu uyu munsi tugiye kuvuga ku muryango kandi noneho hari abantu benshi uyu munsi aribwo bamaze igihe kinini. Ni amahirwe urumva muri konje abantu bari mu rugo baganira, turimo tuganira n'abana n'ababyeyi n'ibiki byose. N'urubyiruko raza kwisangamo hano bagira ngo ni papa mama gusa n'abajene, twese nta handi ni mu muryango. Uyu munsi rero turaganira ku iterambere ry'umuryango, ku iterambere ryuzuye ry'umuryango. Turaza kumenya impamvu bavuga ryuzuye n'iryari rituzuye. Iterambere ni iki? Iyo umuntu avuze iterambere kenshi njye niyumvira nk'amafaranga, niyumvira amamodoka, niyumvira ayo mazu meza. Bosco ushatse wanyunganira ko nawe nibyo wumva nshuti yanjye? Kuki ushaka kuntekereza ariko nyine hari ibintu byinshi nakiza ko turaza muri kubigarukaho. Nyine yega abantu benshi bashobora gutekereza ku mafaranga cyane ahubwo kurusha n'ibindi bintu byose, ariko turaza kureba neza iterambere koko ryuzuye nyaryo rigizwe n'ibihe bintu kandi ari ibintu byinshi. Abyo ntekereza ko umutumirwa wacu araza kudufasha mu ntekereza kugira ngo tuze kumva n'iyi ngingo. Niyo mpamvu tutari twenyine ahubwo turi kumwe na Pastor Jean-Pierre Tuyisenge kugira ngo adufashe gusobanukirwa neza ibigize iterambere ryuzuye ry'umuryango. Pastor, tubahaye ikaze cyane. Muraza gufata mikoro mwigeze kugira ngo abantu baze kumvira. Mwabyumvise? Murakoze rwose. Turakwishimiye kubona kweri. Nanjye ndabishimiye cyane. Ndumva nagutera nk'agakora. Turabakiriye siko bajya bagera. Turabakiriye bashyitsi beza. Aha twadukora twose. Yapasa umeze gute? Mumeze neza? Umuryango naho mumeze neza? Turashima Imana, turakomeye, umuryango uraho, ni amahoro, biragenda neza byose. Ku bantu batagira akaruhuko nabo njya mbona n'abapasiteri bari mu gihe cyose rwose muhamagara baba bari kwita ku ntama. Yego rwose. Uyu munsi rero mu byo tugiye kuganira nk'uko tumaze kubivuga, tugiye ku muryango. Umuryango natwe aho twasize, aho turi busubire, mbese muri rusange. Ariko buriya bavuze umuryango ni hano tubarizwa gusa cyangwa banamiriye tubamo kujya muri sosiyete. Ahangaha turiho muri radio naho turahavuga nk'umuryango cyangwa turitsa noneho turaza gutinda cyane ku muryango, aho tuba, aho dutuye, aho tuvuka, naho turi buze gutinda. Naho hano mu kazi naho n'umuryango mugari ni byiza, ariko ibyo tuzana mu kazi nibyo tujyana mu muryango mugari tubivoma iwacu. Turaza rero gutinda hari iwacu. Yego. Pastor, nituvuga iterambere ryuzuye ry'umuryango, iki muri rusange kugira dutegure n'abaduteza amatwi tugiye kubanza kuvugaho uyu muryango wuzuye, iterambere ryuzuye ry'umuryango. Ni nk'iki turi bugendereho tuvuga? Turaza kureba ibintu bigera kuri 5 bisobanura byibuze ko umuntu ateye imbere mu buryo bwuzuye, ariko kandi nifuje ko twifashisha ijambo ry'Imana. Hari mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike igice cya 5, urwandiko rwa mbere igice cya 5, iyo usomye ku murongo wa 23 hari amagambo avuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe bitazabaho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Kubera iki nifuje ko tutinda kuri aya magambo, harimo ibice 3.
bigize umuntu. Umwuka, ubugingo n'umubiri. Hanyuma nyine umuntu kugira mbere y'uko habaho umuryango ugizwe n'abantu. Ni papa, ni mama, n'abana. Abana mbyaye mu nda cyangwa abo ndera, abo nibo bagize umuryango. Ari papa akeneye kwita kuri ibi bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Ari mama nuko, ari abana nuko. Nashatse rero kwifashisha ibi bice kugira ngo turebe byibuze bya bintu bitanu bituma umuntu yavuga ngo ateye imbere mu buryo bwuzuye. Birumvikana hari icyo Dudu yari ari kuvuga mu kanya ati iyo tuvuze iterambere niyumvira amafaranga, kandi amafaranga iyo yaje icyo akora ni uko atuma imibiri yacu imera neza. Turya neza, twambara neza, dusa neza, tugenda mu modoka, ku kinyabiziga dushaka, dutura heza. Mbega ayo mafaranga iyo yaje adufasha kwita ku gice kimwe kigize umuntu, kimwe cyitwa umubiri. Cyitwa umubiri. Ariko kugira ngo dutere imbere mu buryo bwuzuye tugomba kuba twita kuri bino bice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Kubera iki? Umwuka ni igice kiduhuza n'Imana, ni isano ry'umuntu n'umuremyi. Icyo gice cy'umwuka niho dusanga kwizera, kwishingikiriza ku Mana, kubaho mu buzima busenga, kumva ko ntacyo twageraho tudafite Imana, noneho bigatunganya imitekerereze yacu, tukabaho mu buzima bufite ibyiyumvo bizima, biturutse ku gice cy'umwuka. Hanyuma igice cy'ubugingo ni igice kibitse ibitekerezo n'imigambi, kandi kibitse n'amarangamutima, aho imyitwarire tugira igaragarira mu gice cy'umubiri ikomoka iva mu gice cy'ubugingo. Amarangamutima yacu ameze ate? Ndavugane, ndabisohora, ndaseka, ndarakara, bisohoreye mu gice cy'umubiri ariko biturutse mu gice cy'ubugingo. Icyo rero nicyo kigomba kwitabwaho. Ni ukuvuga imitekerereze mizima, imigambi mizima, indangagaciro zacu tuzivoma mu gice cy'ubugingo. Icyo nacyo rero kigomba kwitabwaho kugira ngo dutere imbere mu buryo bwuzuye. Noneho hakaza cya gice cy'umubiri, noneho kimeze nk'igikoresho cya bya bice bibiri mbanje kuvuga. Kimeze nk'aho niho igice cy'umwuka kigaragarira. Ndasenga, Dudu ni umunyamasengesho, akunda gusenga. Bigaragarira hehe? Ni igikoresho umubiri twambaye, na Bibiliya avuga ko ari urusengero rw'umwuka wera. Ni igice, ni igikoresho cy'ubugingo n'umwuka, niho byose bisohorera. Hanyuma rero kangaruke ku cyo mwari mumbajije. Ibi hari ibihamya byerekana ko umuryango uteye imbere mu buryo bwuzuye. Iyo tuvuye ku muntu ugizwe n'ibi bice bitatu tukajya ku muryango, tuba tuvuye ku muntu umwe tugeze kuri ba bantu batatu twavuze, turi kugendana. Hanyuma rero igice cya mbere cyerekana ko umuryango uteye imbere nyine ni iterambere ry'iby'umwuka. Uyu muryango ubaye hute, wishingikirije, wubakiye ku kubaha Imana. Uyu muryango ese urizera? Ese barasenga aba bantu? Uyu muryango imitekerereze yabo yubakiye ku gushaka Imana no gukora ibyo Imana ishaka. Icyo ni igice cy'umwuka, ni iterambere rya mbere ry'iby'umwuka. Icya kabiri ni iterambere ry'ibifatika. Iterambere ry'ibifatika ni noneho tuza mu mubiri tukareba ngo uyu muryango bafite bya bindi by'ibanze, bararya, barambara, barifuza, barasaba ati, imibiri yabo yitaweho, bafite aho kuba. Ibi rero iki gice cy'ibifatika tukibona kubera ko twakoze, turakora,
tubone ya mafaranga hanyuma nituyabona twubaka inzu tubona aho kuba dukodeshe se tubona aho kuba tugura imyambaro twambare twisige neza duse neza hanyuma iki gice cy'iterambere ry'ibifatika ni igice nyine gikorekera ku mubiri ariko iyo kibuze na bya bice bindi biba biratakwa bigahungabana. Iki rero ni cya kabiri, iterambere ry'ibifatika. Ijya mbere ni iterambere ry'iby'umwuka kuko iyo umuntu adafite kwizera yamuremye abaho mu buzima bubi. Cya kabiri ni iterambere ry'ibifatika. Cya gatatu ni iterambere ry'ubwenge. Yego. Ko dufite aho kuba, ko dufite uko twivuza, ko dusa neza, ko twambaye neza, ariko turanaguka, turiga, abana bacu barajya ku ishuri. Ese papa ko wize ukageza kuri level runaka urakomeza cyangwa waraparitse? Turi kugendana kugira ngo rero habeho iterambere ryuzuye, ni ngombwa ko dutera imbere no mu by'ubwenge, tugahora dushaka kwiga ndetse no kumenya, dushakashaka uko twakunguka kumenya ibishya. Aha rero hari abantu njye mbona bavuga ati ngiye nararangije kwiga, noneho akabaho mu buzima buri bwahari akumva birahagije. Ntabwo biba bihagije. Turasabwa kuvumbura, turasabwa gusoma ibitabo, turasabwa guhora twiga kugira ngo niba dushobora gutera imbere mu buryo bwuzuye. Urabona umuntu umunsi aba atwaye moto agakeneye kwiga gukora perime ngo atware imodoka. Iyihe modoka? Kategori ya B. Niba ari umushoferi akeneye kongera nanone gushaka iyindi kategori atware n'iyindi iriziya za kwasiteri. Mbega kugira ngo umuntu atere imbere mu buryo bwuzuye ni ngombwa ko ahora ashaka kwiga, gushaka ubumenyi mu buryo buhoraho utilimita. Mu rugo iwacu ushaka kurushaho kumenya ibishya. Ikindi ni iterambere ry'amarangamutima. Aka rero karanyica kubera ko iyo umuryango ugahushije nubwo waba utunze ibya mirenge urahungabana. Amarangamutima iyo tuyavuze umuntu aba ashaka kuvuga ni ukwiyemerera, ni ukuyamenya. Ese nanjye nabaho mu buzima bwishimye? Iyo mbabaye ndabyerekana, nakiyemerera ko mbabara nkarira, ukabimenya. Ese nanjye nabyina bigakunda? Ese nanjye nakina? Hanyuma icya kabiri kuyacunga rero. Ese ko nishima nkwiye kwishima mu buhe buryo? Igihe nababaye sinkwiriye ko hari abantu bababara nko mu kazi, aba staff bose bakamenya ko bababaye kubera ko batazi gucunga amarangamutima yabo. Kandi twese tuba mu buzima buhindagurika, uyu munsi urishima ejo ukababara. Ariko kuki ushobora kuza wahuye n'ikibazo kikubabaje, undi akaza yahuye n'ikibazo kimubabaje, mwahura mu kazi, umwe akirirwa ahungabanya abandi, undi nawe akirirwa ari pose. Bitandukanira he? Ku gucunga amarangamutima. Iki gice rero ni igice gikomeye, kiri ndetse no muri bya bice twavuze bitatu bibanza, kiri ku ruhande rw'ubugingo. Ni igice dusabwa kwitaho, guteza imbere, guhora turanga umuryango wanjye urishimye. Ese abana banjye iyo bababaye ndabimenya? Ese iyo nababaye mbasha kubivuga? Ese iyo umutware wanjye yababaye mufashane? Impamvu rero nacyo gikeneye gutezwa imbere ni uko duhorana ubukene mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bitewe n'aho dukomoka, bitewe n'uko twabayeho, bitewe n'aho tuba. Hari ibyo usanga ubura utujuje, utuzuza, ariko usabwa guhora wiyungura. Ntabwo ko njya nishima nkumva ntashaka ko abantu babimenya. Njya ntabwo ubuhamya ukuntu kera ntabwo nari nzi guseka, numvaga ntazi impamvu yo guseka. Nyuma rero ko ngenda ngirirwa neza n'Imana, nza
kumva niyemereye guseka nsetse barambwira ngo nseka neza nsanga nari narahombye none se nsanga nari narahombye nkumva nari nariyimye kubera iki hari akazitiro ndimo bitewe n'ubuzima runaka kandi ibi ntabwo mama abizi ibi ntabwo ababyeyi banjye babizi uretse abantu nabibwiye ariko ntabwo bari bazi ko nabaga numva ntumva impamvu yo guseka ntashaka guseka rero dukeneye kwemera gukora kuri iki gice ni nacyo gituma umuryango ubaho maze kuko umuryango utangizwa n'urukundo si byo se ni gute rero tugera mu rugo umuntu akabaho yijimye dukeneye rero kwagura iki gice iyo rero wimenye ukamenya ko wakishima wababara ukabigaragaza ukerekana amarangamutima yawe imbere y'Imana ukayerekana imbere y'abo mubana ukakira amarangamutima y'abana dufite ukuntu abana umwana azarira ukamucyaha ukamubwira nabi ukaba ufunze amarangamutima ya sasa ejo narira ntabwo ari bwongere kuza noneho arahita afata afunge kubera ko cyagiye yaje ntiwamwakira iki gice rero kirakomeye ikindi ni ugukoresha neza nyine amarangamutima yacu kuyakoresha neza niba uri guseka wishimye ni byiza ariko niba ugeze ahantu bababaye uritwara gute mu bantu bababaye kandi babe wishimye urumva ni igice cyo kwitondera ni igice abantu rimwe na rimwe usanga abantu bahugira mu kwita kuri cya gice twabanje cyo gushaka ibifatika none icy'amarangamutima bakakibagirwa aho ushobora kubaza umugabo kumva ko nahashye se ibindi mumbaza ni ibiki ko nishyuye inzu se ibindi ni ibiki inshingano zanjye ndi kuzikora neza abana bakeneye ko mwicara hasi mugakina umupira nacyo rero ni ingenzi cyane igice cy'amarangamutima icyanyuma rero nagize icyanyuma atari uko ari cyo cyanyuma kuko iyo umuntu akoze ubushakashatsi abona n'ibindi byinshi ariko nashatse kugarukira kuri ibi 5 icya 5 rero ni iterambere ry'imibanire n'abandi imibanire n'abandi duhereye iwacu mu rugo tukaba tubanye neza bikomoka cyangwa se byuzuza cya gice duherutse cy'amarangamutima cya kabiri kubana n'abandi rero abatugoze aho tuvuka dufite abantu mu muryango mugari baba bumva nta mpamvu yo gusubira ku ivuko ariko akenshi bikomoka mu bikomere cyangwa se mba numva batanakijijwe neza baba bafite ikibazo ariko barahari kumva ahari arahari urugo rwe ariko ibindi ni iki ngiye nongera gusubira pfiriya reka dukeneye kubana n'aho tuvuka neza dukeneye kubana n'abaturanyi neza n'inshuti neza nigeze kubona reka ndagasorezeho nigeze kubona ni mu cyaro aho mvuka umuntu yabagaho yari umugabo atajya ajya gutabara abandi cyane yumvaga atari ngombwa bajya gushyingura agatanga amafaranga bagira ibyago agatanga amafaranga bakora iki agatanga amafaranga hanyuma mu gihe yaje gupfa mu gihe yitabaga Imana kugira ngo abantu baze gutabara byabaye ikibazo gikomeye kuko buri wese yaravuga ati ariko twakohereza amafaranga rero dukeneye kubana n'abandi neza rero iyo umuryango usenga ubaye mu buzima bwizera Imana akaba ari umuryango ufite bya bindi by'ibanze akaba ari umuryango wita cyane ku gice cy'amarangamutima akaba ari umuryango ubana n'abandi neza uyu muryango twavuga ngo uteye imbere mu buryo bwuzuye yego ntekereza ko abadukurikiye namwe murimo kugenda musobanukirwa neza ko turi kuvuga n'ubundi ku iterambere ryuzuye ry'umuryango basi yadufashije gusobanukirwa bimwe mu bintu 5 by'ingenzi cyane kandi bikwiye kwitabwaho cyane ariko rege ngo duhere n'undi ku cyambere nk'uko yagihereyeho iterambere ry'umwuka nacyo ni igice gikomeye cyane ni gute iterambere ry'umwuka mu muryango riza gukuzwa cyangwa se gushyirwa
gukomera ariko bigahera ku muntu ku giti cye kuko n'undi yazagera ku muntu ku giti cye kugira ngo bagere mu muryango. Murakoze. Papa mama bagize ba nyir'urugo n'abarurimo kuko akenshi usanga dufite abantu tubana nibo ba mbere bakwiriye kuba bakoze iki gice cy'umwuka. Kugikuza ni gute? Ni ukuba mu buzima bwizera Imana, ni ukuba mu buzima bwishingikirije ku Mana, ni ukuba mu buzima busenga, ni ukuba mu buzima bwo kwizera. Iyo umugabo abayeho muri ubu buzima nk'umuntu utwaye umuryango asabwa kurenga we ubwe noneho akabizana mu muryango we. Iyo dusomye ijambo ry'Imana ujya ubona Yosuwa hari igihe yahuguye Abisirayeli ariko ababwira ko bagomba gukomeza gukorera Uwiteka, bagomba gukomeza kumwizera, ariko ageze aho arababwira ati ariko niba mwumva mutabyumva neza nimubyihorera njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka, njyewe ubwanjye ariko n'inzu yanjye. Iyo dusomye mu byakozwe n'intumwa tubona umugabo witwa Koroneliyo. Koroneliyo yajyaga agira igihe cyo gusenga amasaha ya 9:00 z'umunsi, agakunda kubikorana n'umuryango we. Ibyo bigatuma Imana imwishimira cyane. Yobu yari umuntu utunze, ufite ubutunzi. Uyu munsi dufite abantu bahugiye mu gushaka ubutunzi bakibagirwa iki gice cy'umwuka, hanyuma ku ruhande rw'umuryango ugasanga nibyo afite ubushobozi, nibyo ararangiza akaza akirukira muri korari, ariko umuryango ugatakara. Rero arazamura iki gice cyo gusenga no kubaha Imana, ariko ye kubigumana. Ubu ndavuga umugabo n'umugore, ye kubigumana abizane mu muryango, abisharinga umuryango. Noneho Yobu yari atunze, afite ubutunzi bwinshi, ariko ngo yajyaga akunda kwitegereza abana be, akabona ngo hari igihe bajyaga batumira bagenzi babo bakishima, agahita ashyiraho igihe ngo akabatambira ibitambo, akabeza, akabasengera. Uri kubyumva? Ntabigumane we ubwe kuko yari umukiranutsi atunganye, ariko akabizana no mu muryango, ab'urugo bose bakabaho mu buzima bwo kwizera Imana kandi bagakura bazi ko papa arasenga. Rero urabyumva, nitwe biheraho twamara tukabisangiza nabo dushinzwe. Umudukurikiye pastor ashobora kuvuga se njye sindanayobora n'amateraniro y'icyumba, cyangwa se nakora ntibarama n'isengesho ngo ntere, ubu ndahera he ndabwira abana se ndaba pasiteri mu rugo se ndatangira se mbicaza hariya mbabwira ati musubire mu murongo wo gufata mu mutwe nk'uko muri Sunday school tuba tubikora, ndabigenza gute kugira ngo abo bana bagere muri cya gihe bumva ko nyine uru rugo n'urugezemo amenya ko ari rwa rugo rw'abakristo? Yego, nibyo muri korari hari abantu benshi dufite muri korari. Ushobora kuba utari uw'imbere ku by'amasengesho, utayobora amasengesho, utasenga, udatera n'ikorazi, ukibaza ukuntu, ariko wahishuriwe, urakijijwe. Umwami Yesu yarakwiyeretse. Ibyo ufite burya byatunga umuryango, ibyo ufite burya byahagurutsa umuryango. Intege zawe nkeya wazigendesha uko zingana. Ni gute rero? Niba impamvu ari iterambere ni uko hari ibyo usanga akenshi tutuzuza, duhora dushaka gukora kurushaho. Ushobora kuba utazi kuvuga ijambo ry'Imana ariko ubasha gusoma ijambo ry'Imana. Niba wubayeho mu buzima busoma ijambo ry'Imana, gerageza. Uravuze ushobora kuba utazi gusoma ijambo ry'Imana, kuvuga ijambo ry'Imana kuko gusoma, kurivuga, kuribwiriza. Uko waruvuze uti muri korari ashaka umuntu udahabwa umwanya cyane, ariko iyo wicaye buri hari abantu batakunda kuvugira mu ruhame, ariko muri babiri akubwira ati ariko nasomye itangiriro biri kumfasha, ntazi kubibwiriza ariko arabasha kurisoma. Kuko kubwiriza, kuvuga
biriya ni impano ariko urarisoma riragutunze niba ubugingo bwawe ari buzima ijambo ry'Imana rigutunze urisoma koresha intege nke zawe ufite niba ubasha kurisoma birashoboka ko wakicarana n'abana mugasangira ijambo ry'Imana ukaribasomera aha nanjye ndacyafite urugendo nahoze ndi kubwira sheri mu gitondo no gusenga agira ati rero uko ndushaho kugenda nsoma ibintu byatuma umuryango ubaho mu buzima bwishimye ngenda mbona ntsindwa nkarushaho nkumva nshaka ko hari ibindi twiga gufata umwanya rero nubwo utabwiriza ariko ukaba usoma ijambo ry'Imana n'abana bazi gusoma icare ubasomere mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo musome icyo gice nta kibazo umurimo w'Imana urakoreka mu muryango ejo ufata igitabo cy'indirimbo nubwo utazi gutera amakorasi fata igitabo cy'indirimbo muririmbane indirimbo muyisubiremo kuko ijwi ryayo urarizi bararirimba mu materaniro ukabyumva ibyo rero birakora ibyo birakora iyo mubikoze muba muri gusangira bizamura igice cy'umwuka kiraguka mu muryango yego twavuze ko n'undi iki gice ni igice cy'ibanze mu buzima noneho bw'abizera cyangwa se mu iterambere ry'umuryango muri iterambere ryuzuye ry'umuryango igice cy'umwuka kirakwiye ubwo umuntu twumva rwose witwaza ngo ntabwo nize teoloji ntabwo amahitamo ufite gusa nayo gusomesha ijambo ry'Imana kugira ngo iryo terambere ribe byuzuye kandi Imana izashobora kwishurira biciye mu ijambo ryayo rwose nta kubishidikanya cyane ariko hari n'abantu tugiye kuri cya gice twavuga ngo ni iterambere ry'ibifatika ndi kuvuga amafaranga ndi kuvuga hari abatiza ko amafaranga ari agena iterambere ry'umuryango ku buryo ngo yabuze ngo burangwa n'ibindi byose bijya hasi pastor mu byumva muti yabuze n'ibindi byose bijya hasi birahungabana niyo mpamvu ari igice gikomeye kuko amafaranga arakora ku mubiri kuri cya gice cy'umubiri nk'uko twabivuze nyine niyo atuma tubona ibyo kurya niyo atuma twambara iyo rero adahari habaho guhungabana muri bya bice bindi bibiri cyakora ntabwo bikwiye kuba urwitwazo ariko ni ikintu gikomeye nyine tugomba kwitaho niba dushaka gutera imbere mu buryo bwuzuye kuko iyo twakoze nibwo tuyabona so turasabwa gukora rero Paul yigeze kwandikira itorero rimwe niba Abakolosayi hari ngo udakora udakora ntakarye dukeneye rero gukora kugira ngo tubone amafaranga none atume turya rero iyo amafaranga adahari mu by'ukuri haba hariho guhungabana kwa biriya bice biranyeganyega yego numvaga kino kibazo ndibuze kukikubaza dusoje wenda kukubaza kuri bino bice byose ariko reka nkibaze iterambere ry'ibifatika ni inkingi nyine yo kugira ngo umubiri uguwe neza n'ibindi byose bitandukanye ariko kandi gushaka amafaranga ko kino gihe ntibyoroshye kuba bizi rimwe na rimwe gukura kure y'umuryango ubundi gutaha amajoro ubundi ntabwo bishobora kuba byatsikamira bino bice bindi ugasanga hari aho bitagenzwe neza kandi n'iki gice cy'iterambere ry'ibifatika nacyo kigomba kuba ari nacyo kiri hejuru mo gake kiri hejuru urakoze reka tuvuge ko yego ntabwo turibuze kuvuga ko kiri hejuru kubisumbya kuko iyo kibisumbye nanone biba bibi ariko uvuze ikintu gikomeye dufite mu muryango ndavuga muri rusange kubera gushaka ubuzima dufite stress turakora amasaha menshi turabisikana umugabo arinjira umugore asohotse umwana agiye ku ishuri mu gitondo urazinduka ugasanga wowe watangiye akazi saa 11 umugabo ari bugatangire saa 3 ahangaha tugaruke no kugufatanya mu muryango ko nyine tugomba kubizamura n'umugore yatangiye akazi saa 11 yagiye saa 10 so ubwo ninde uri bufasha abana kugera ku ishuri biragaruka kuri papa iyo yitaye kuri kiriya gice cy'amarangamutima kubera ko hari n'ababajugunyira ababarera kugira ngo aribo babikora ku buryo abana cyazi no kwishyura minerivare ariko
ntazi ngo umwana yurira igare ate ko bagenda ku igare, ntazi ngo umushoferi umutwara bimeze bite. Ni crise rero ihari iri familiale ikomeye cyane. Niyo mpamvu hariho guhungabana mu buryo bwagutse mu muryango, kubera ko iki gice cyo gushakisha ubuzima cyaruse biriya bice bindi. Niyo mpamvu uzareba nureba divorce impamvu ziri kubaho usanga ari igice cy'amarangamutima cyangiritse. Uwagiye gushaka ubuzima kandi amafaranga uri kuyabona, yagiye gushaka ubuzima kandi amafaranga arimo arayabona, ariko igice cy'amarangamutima kirangirika. Rero birahungabana, biratsikamirwa, ariko biradusaba iki? Biradusaba kurwana intambara yo kubihuza. Biradusaba kwicara nk'umuryango, kuko byanze bikunze twakora cyane, twarara amajoro, twaruha, tuzagaruka mu muryango. Turagaruka mu muryango byanze bikunze. Dukwiriye rero kwicara, umugabo n'umugore ndetse n'abana nabo bakenera kuganirizwa, tukareba ngo ni ubuhe buryo twabikoramo, ni gute nakora akazi, ni gute wakomeza akazi ariko amarangamutima y'umuryango wacu akubakika adasenyutse. Kuko niba igice kimwe kiri gusenya ikindi byaba bisa nko gukorera guta inyuma yahuye niko bajyaga bavuga, sibyo? Kuko niba uri gushaka ubutunzi bukaba bwaguka, umuryango upfa, ni ikibazo gikomeye. Upfa k'umuryango twirengagije ko hari ubwo butunzi bw'ushaka bukenda bwaguka, kuko ariko kandi igihe ushaka ntibuze nk'uko buza, ugakomeza ukabushaka. Ariko ibanga rihari cyangwa icyo tugomba kurwana nacyo ni uko niba buza ari bwinshi ni byiza, bitware umuryango ubeho. Niba utabaho urimo urakora sinzi ikintu uri gukora. Kuko niba hari akazi nigeze gukora, nari maze iminsi ntari, maze igihe ntari kuboneka mu rugo. Umunsi umwe ntashye, nari mfite umwana mutoya, ntashye ngiye kumusuhuza mbona ntago anyishimiye. Uzi impamvu? Ntago amperuka, yari akiri muto, yari afite imyaka 2 n'amezi nk'abiri hari. Ntago amperuka, yari ari muri confusion yo kwibaza niba ari njye mama cyangwa umurera ari we mama. Hanyuma ngiye kumva ubwo nari kurwana n'ukuntu namugarura, nagarura amarangamutima ye, ngiye kumva rumva hamagaye umwana wamureraga, aramuhamagaye ngo mami, kubera ari muri confusion. Kandi confusion ayitewe n'ubuzima turimo. Ndashaka amafaranga nibyo, mutwara wanjye arayashaka nibyo, ariko ntangiye gutakaza ububyeyi kuri we. Akenshi rero usanga ubuzima bwo gushaka ibifatika bujugunya, butuma dutakaza ububyeyi mu rugo. Rero birasaba kugerageza kwibalansinga. Byaba ngombwa niba akazi ukora gatuma umuryango usenyuka, wagahindura, kuko akazi wakora kandi kazi ariko gatuma umuryango mu by'ukuri wubakika. Kuko ubuzima bw'umuryango, hari umwe wabyanditse ariko nawe ndabikunda, ngo my family my priority. Ubuzima bw'umuryango nibwo tugomba gushyira imbere, ni nazo nshingano zikuru dufite. Ni ingenzi cyane, cy'ingenzi mu by'ukuri gikomeye cyane. Ndumva ari uko birahungabana, ariko tugomba kurwanya intambara yo kugira ngo tubeho, sino umuryango n'isi turayangiza. Ikisaka ikintu yumvikana niba ari cyo cyambere kiri kuza imbere ku rutonde, biroroha cyane no kumenya uko wagikora cyane. Kanigarukenge ku mafaranga n'ibijyana nabyo nibyo. Umuryango ufatanye ute mu kuzamura igice cy'ubukungu, kuko tubonye ko amafaranga arakenewe, mukeneye kwivuza, mukeneye icumbi, mukeneye ibiryo, mukeneye ibintu byinshi bitandukanye bikenera amafaranga. Rero ni gute umuryango wakwiteza imbere mu bukungu kandi bafatanije? Nta kundi, nyine no gukora kandi bafatanije nk'uko wari ubivuze. Turashishikariza cyane umugabo gukorera urugo rwe, ntabwo yarutunga atarukorera. Abadamu, ababyeyi, Imana ishimwe ko benshi bahagurutse, nta kazi umugabo yakora umugore atakora kuri ubu.
turabashishikariza kuva mu rugo bagakora bagakora kugira ngo babone ibitunga umuryango kuko nyine nk'uko twabivuze iyo umuryango uriho na bya bice bindi ubasha kubisananira ukabyubaka bigakunda ariko igihe cyose babayeho nabi bihungabanya bya bice twahereyeho bindi igice cy'umwuka n'igice cy'ubugingo cyangwa se cyinjizamo amarangamutima rero ni byiza ko bukora ni ugukora inshuti yanjye ni ko gufatanya kugira ngo umutungo wiyongere mu rugo ni ukwicara hasi bagashakisha umugabo n'umugore yego dufite abantu bamwe b'abanebwe aba yumva ko ubwo umugabo ufite akazi keza we atagomba gukora gerageza ukore kuko umugabo wawe nubwo ubona ari gukora rwose bikaba bigenda ejo ntabwo uhazi bigatuma tugomba gutekereza nonaha n'igihe kizaza ejo ntabwo uhazi none yajya mu kazi akagira stroke akarwara agakora agisida ka kazi yakoraga kagahita gahagarara utarigeje ushaka gukora bizagenda bite rero ni ngombwa ko ni bya bintu twavuze cya gice cy'ubwenge no kumenya ni ngombwa ko twiyemerera gukora kugira ngo umuryango wacu ube tubigizemo uruhare ni ingenzi rero gufatanya ariko dufite n'abandi dufite n'abandi cyane cyane bikunda kuboneka ku bapapa yumva ko hari ahantu ageze akora ntabwo ashaka ko umugore we ava mu rugo akenshi bakunze kubikora bumva bari kurwana na cya gice cy'amarangamutima akenshi avuga ati abana banjye abaho uburere mama wabo abane nabo naje kugenzura nsanga rimwe na rimwe wa mama wabujijwe gukora yakoraga yenda umupapa amuhagaritse akazi kugira ngo yite ku bana ariko uburyo bwiza bwo kubikora ntabwo ari uguhagarika akazi kumwe ngo yite ku bana wowe ukomeze ukora ugomba kumenya ko uriho none ejo sahawe akwiye kuba ari umuntu witeguye kuba yatunga urugo igihe undi adahari hanyuma rero naje gusanga hari abamama benshi nyine babayeho muri ubwo buzima ariko zikibabaho birirwa bareba filime birirwa kuri TikTok ndakubeshya narabigenzuye mbona ikigare cy'abagenzi babo noneho baramubonye sibyo ntabwo ari yabyukiye mu rugo yesi nimugoroba uramusanga yagiye muri brado shower kwa Clarisse ejo mu gitondo aba yagiye kugurira ibindi bintu runaka kubera iki ntabwo afite umwanya wo gukorera urugo rwe ntaho noneho akenshi bakabikora bihimura kuko bababujije batanabyumva ibyo bintu biriho ni ukuri ariko no ntabwo ari bwo buryo bwiza uburyo bwiza ni uko abantu bakora nubwo bakora ibishoboka bituma babasha kwita ku muryango ariko umuntu akaba ari gukora nigeze gukora ahantu ni ikigo kimwe umugabo yari akuriye ayoboye ari nyiracyo hanyuma apfa bitunguranye apfa yarafashe amadeni apfa yaratanze ingwate nyinshi muri banki kuko rero abagabo bahorana ishema ryo gukora cyane ku bw'imiryango yabo ariko inzira banyuramo babikora rimwe na rimwe ugasanga ntibayisharinga n'abo babana icy'ingenzi ni uko urugo icy'ingenzi ni uko afite imodoka zingahe noneho ikigo yari ahagarariye kubera amakredi yari yarafashe umuryango we utabizi ibibazo biravuka umugore aba mu rugo ntazi ahari buhere akomeza uzi impamvu ni uko atigeze akorana nawe ni uko bose batafatanije hanyuma finally ikigo bagiteje mu by'ukuri kigendeye iki kigendeye ko babikoze nabi ego ndumva ari uko nabisubiza reka tujye mu gice cy'amarangamutima pastor ni igice gikomeye ngiye ubwanyira nakunda utagikunze bafite ikibazo nanakunda cyane iyo tuvuze amarangamutima mu muryango kenshi umunsi umwe nigeze kumva ubuhamya bw'abantu bavuga ko iyo umugabo nyine ashakanye n'umugore
aba ameze nka projet nyine projet ari muri fiançailles se ari mu byo twakwita ko gutereta ni projet yafashe yagera mu rugo bwo nyine projet ibirangiye agatangira ibirangiye agatangira indi yo kubaka yo kwiteza imbere ya marangamutima cyangwa se bya bindi wa mudamu yabonye bikaba birarangiye. Ibi bintu biterwa n'iki? Ese nibyo koko cyangwa ni bamwe muri benshi? Reka tuvuge ko ari bamwe. Yego. Ni bamwe ntabwo ari bose. Ariko ngira ngo hari kera bakwiriye gutekereza ko igihe cyahindutse. Reka mvuge mpere ku kagero kamwe k'umwana w'umukobwa duherutse kuganira, arasa nkaho akuze. Duherutse kuganira rero, afite akazi keza, hanyuma tuganira ku byo kubaka urugo kuko ari kwitegura kurwubaka. Noneho arambwira ati ariko ngewe ninjya gushaka buriya ntabwo nkeneye, njye numva umugabo nzaba mukeneyeho ko anyubakira amarangamutima kubera ko amafaranga yo ayafite. Arayafite, akora akazi keza kamuhemba neza, afite ubushobozi. Noneho gushaka rero kubaka, urabizi ko abakobwa benshi cyane bakunda gushaka bakurikiye, bashaka umuntu watuma babaho neza, abayeho neza rero. Noneho ubu rero ngaho muhuze na wa mugabo ufite projet izarangira, mwagezeyo. Yego, mwagezeyo ku munsi w'ubukwe. Uri kubyumva? Ubu rero si ukenewe kuri uwo mwana w'umukobwa. Ni byiza ko ubwo icyo kigarutse wenda mu gice cy'urubyiruko gato dukomeze. Ni byiza ko urubyiruko igihe bitegura, ubwo umusore n'umukobwa bitegura kubaka, umusore akwiye gutekereza ko ntabwo ari projet izarangira yagejeje umugore mu rugo, kuko iyo agezeyo ikarangira rwa rukundo, niyo mpamvu dukenera ngo ariko ko ajya kumbwira neza byagiye, kumbi projet yararangiye. Ariko ndashaka kuvuga ko projet bikomeje, ndetse bikomeje cyane, kuko wakundaga umuntu umwe ukamutereta ukamubwira amagambo meza, hagiye kuza n'abana, urakunda umugore ukomeza nk'uko wabikoraga akiri umukobwa, ariko unakunde n'abana. Si bo rero bazaza gusa. Iyo ngize amahirwe nkabona mikoro, nkunda kuvuga ngo n'abana tubana mu rugo, abo Imana yaduhaye kuba tubana uyu munsi, nabo bakeneye urukundo kandi baruvumye kuri twebwe, kubera ko nitwe bafite nyine, nitwe bari kwigiraho. Uyu mugabo rero, basore bene data, abagabo babiretse ngo projet zararangiye, ntabwo ari byo. Ahubwo projet irakomeje, ikeneye kwaguka. Projet yo gukunda, projet yo guteta, projet yo gutetesha, projet yo kwita ku bawe, projet yo gutekereza byagutse bituma banezerwa. Utunge yes, utekereze izindi projet, ntukiri wenyine, zitekerezanye n'uwo Imana yaguhaye. Si umwe, ni benshi. Ariko pastor, mu gitondo bakaguhamagara ati mwaramutse gute mu gihe mutaragerayo, ariko mwagerayo yabaye bizari mu kazi, se ntiyaguma mubona ko mba nagiye kubahahira, afite nyine urwitwazo kandi rufatika, kandi rufatika, afite mbese impamvu ifatika. Aho ngaho urwo rugo rutangiye kugira ikibazo mu marangamutima, kubw'iyo mpamvu ifatika y'akazi, mba nabahiye, mba nagize ute, hari ibindi mba ndimo, ibyo byose. Uko muri syo n'ingasire hashobora gukabya. Reka dukureho impamvu, kubera ko mbere y'uko ujya kubahahira, kirya gihe wateretaga burya nabwo wari ufite akazi, ntabwo bakabonye kenshi kaguhuza, yari atarabona kenshi kamuhuza. Ngo n'abana inshingano zariyegereye. Nukuri, reka dufate umuryango nka priorite, kuko ubwo icyo kigaruka muri communication, tuzigera umunsi umwe tuzayitindaho mu kiganiro nk'iki cy'umuryango. Ariko kubona umwanya muto wanezeza umuryango, niba umugore akeneye kumuvugisha, erega bisaba igihe kingana iki? Natwe turubatse. Urubatse? Rwose
twabivugaho ni uhagarariye abajene hano ahagarariye abajene ni byiza rero biramahire ntabwo bisaba umwanya munini ahubwo n'ubunebwe duterwa no kwirara yego kumva yuko twagezeyo sibyo kumva ko uwo nashakaga naramubonye ni umugore ndamufite ndataha musange mu rugo ni umugabo ndamufite wari wambara neza wagera hano ku kazi abantu bose bakakubwira ko wambaye neza ukumva akantu mu mutima kavuga ngo ariko sheri katambwe uriya yabibonye byari hari umudamu umwe washyizemo iryinyo ageze mu kazi abantu bose ase ko wahindutse byawe byiza nyine afite iryinyo ritarimo arishyiramo iyo aragenda asekera umugabo ntiyigeze aramenya ko yabona ko yashyizemo iryinyo yabirwaye igihe kirekire yarwaye icyo kibazo ayibaza atari kubera iki umugabo wanjye atabona ko nakoze akantu keza kandi abandi bakabibona rimwe nari ndi mu rugo ko nayo yaramugerageza bakagera gusekera umuntu kugira ngo agende yibone yabimubwira ubundi cyari kumutwara nicyo kibazo cya communication ariko duhora dukeneye watubwira neza kubyisabira nabyo biravuna ariko iki kintu ndashaka kuvuga ko ari ubunebwe no kwirara bituma twiyangiriza guhamagara umusheri wawe ukamuzi uti wageze mu kazi amahoro bitwaye igihe kingana iki kumubwira ko yambaye neza kuki ni Bosco harya kubera iki ujya kuryama ukumva umutima ntutuje utaravugana n'umuntu utereta hanyuma igihe rero bageze mu rugo bagiye kubana kumva ko ubwo mutari kumwe kuki biba ikintu kiremereye ahubwo bikwiye kuba ari priority biterwa rero no kwirara ni ukwirara rwose ariko biratwangiriza rero biratwangiriza urangiza umutima wa muntu wahaye umutima wawe pastor bigahurira gute n'ababyeyi ba kera bakubwira ati niko zubakwa humura n'ubwo ko abana b'iki gihe namwe ni generation y'abari kuvuka ni ababyeyi bacu ibirenge aho bakuriye ntabwo babibonye ubwo bukene bo ntibabugize ayo magambo tubwirwa neza n'abandi kubera ko bagenda barushaho kwiga no kunguka icyo bakora ngo banezeze umuntu uwo mwanya basa nkaho ahari batari bawufite bo bari bazi ngo barateruranaga sibyo umugore wateruwe ko bamuteruye arakena kubwirwa neza te uwamuteruye ataranamuzi ariko ngewe yafashe imyaka 2 aratereta ndiyangira ndanga ubundi ndemera nemeye nanga guha utwo dukata twose twakoze hari ikintu byakoze mu marangamutima yanjye niyo mpamvu ningera mu rugo ndi bubikene kuko nabimubonyeho rero ababyeyi batubanjirije ntabwo turi buze kubagiraho ikibazo cyangwa tubigireho tumere nkabo kandi turi mu bihe bitandukanye turareba ngo ubukene mfite kuko nabo wenda hari ibyo bakenaga ntabwo twabyinjiramo none ngo tubimenye ariko twibyo dukeneye reka tubihane ibyo dukeneye reka tubihane dukureho ubunebwe umunsi umwe sheri yigeze ava mu rugo yambaye neza ndabibona ko yambaye neza sinamubwira ko yambaye neza arancika ancitse ariko ubwo ancika kubera nyine twibona biri no kundyohera ariko hari ukuntu dutinda gukomenika twiyima ibyishimo kandi biri muri twebwe abantu babya babyiyima ndabakomeje tubohoke kuko mu muryango niho twahawe kugira ngo n'urugendo nanjye ndacyarukora yego akandi kamwe pastor ku marangamutima hazamo n'ibikomere umuntu aba afite wenda se yazanye cyangwa se binaje ageze muri uwo muryango wenda bitewe n'iyo mibanire mu kanya tugiye kwinjiramo mibanire n'abandi mibanire ya famiye ushatsemo ibyo byose bikaba byagutera ibikomere
amarangamutima aza umutware cyangwa se umufasha se bizagenda bite na bya bikomere ufite rimwe na rimwe utarakira cyangwa se atari unagufashe kugira ngo bikire? turakenera kwemera no kwakira ko abo tubana nabo nibo baganga ba hafi dufite ku bikomere byacu, kuko ibikomere mfite yes iyo mbifite mbyinjirana mu rugo, nawe hari ibyo afite nawe yazanye, ariko tugiye kubana mu buzima bukomeje, biragenda bite rero? Ni amahitamo turi bukore. Turahitamo kubaho duhandana cyangwa turemera dusangire gusangira ibikomere, turabisangira. Birasaba rero ko twicara twemere kubisangira rero ni gute? Yewe ndakubwira ibikomere byanjye, hari n'ubutazi ko ari ibikomere, ariko mubwira ibyakubabaje byose, nawe yaguke yakire akumva gutega amatwi, kuko buriya dukizwa no kuvuga, kwatura tukavuga aho twatsikiye, aho twababariye, aho twahungabaniye, ariko ukabibwira mugenzi wawe mu bana, kuko mugiye gutindana. nawe reka mpere kuri we akemera gutega amatwi kukumva, kuko nicyo ukeneye. Ukeneye umuntu wakwakira, warira akaguhobera, akaguhoza. Nawe rero ubwo turi kuba kugusangira, nawe ugatega amatwi ukicara ukamuha umwanya. Hanyuma iyo bigeze aho ngaho, hari aho binanirana rimwe na rimwe, ukamubwira ukuri kumva hari aho utari kugera. Ni byiza ko abamama n'abagabo twiyemerera kureba ngo mugenzi wanjye yarababaye cyane kundenza, ni imfubyi, nta mubyeyi n'umwe agira, yabaye mu buzima yirera, ariko njye barandeze. Ubwo urumva aho yarabaye cyane kukurenza, ukemera kubabarana nawe, ukamwakira, hanyuma mugasangira, ukamubera icyo yabuze, ukamusana, ubuzima rero bugakomeza. Kuko iyo mubisangiye nibwo murenga etape yo kubisangira, mugakizanya. Rero hari igihe mubana noneho ukumva utizeye ko yaba ari we wagufasha gukira ibyo bikomere, aba ari ikibazo gikomeye. Ariko nubwo kiba gihari, hari abandi bantu wizera, wakizera. Nahoze numva ejo bundi muganira na Pasiteri Ruzibiza, ariko uvuga ati igihugu kirimo abantu benshi, ntabwo wabaho utagira umuntu n'umwe wizera. Ubayeho muri ubwo buzima nabwo waba ukeneye kugirirwa neza n'Imana kurushaho, ukagira uwo ubwira ikintu kikuremereye. Ariko ibyiza mpora nsengera inginga n'Imana nuko umugabo n'umugore babanirana, abaganga bavurana ibikomere, nibyo byiza kurushaho. Yego, nk'uko Pastor amaze kubitubwira, n'ubundi n'abandi bantu batandukanye n'ibigo bikomeye bikora ubushakashatsi, cyane cyane nka World Health Organization, nayo ubwayo igaragaza ko ubuzima bwo mu mutwe bugira uruhare rukomeye mu mibereho myiza cyane. Ariko hari inkuru mutatugendana mutayisoje, no kutubwira umutware bagiye utamubwiye ko yambaye neza. Byarangiye bite? Nari nagasimbutse kugira ngo kuko iminota ndabona ko iri kudusiga, ariko yaragiye ajya mu kazi. Ndakwibuka ko niyimye kumubwira ko yambaye neza, birandya. Kandi we urumva niba hari ikintu kigaragara, kandi tujye tubivuga, biranezeza. Iyo wambaye neza ugaragara neza, iyo ugaragaye neza abakubona barabikubwira. Noneho rero we akigera mu kazi, of course, cyangwa n'ahandi umuntu aba agiye, akigera rero we nyine barabimubwiye. Ariko njyewe kugira nikize, naje kumwandikira ka message, ndamubwira ati ariko uyu munsi wambaye neza, ariko ndi kwikiza, nta nubwo azi ko nigeze kubitekereza. Ariko umunsi wambaye neza pe, hari ahantu waguriye ni sawa cyane. Uri kumva rero utwo tuntu duto twongera ubusabane mu muryango, akumva arashyigikiwe. Iyo abibwiwe n'uwo babana iminsi yose, bigira agaciro karemereye kuruta akabandi. N'abandi baza babivuga
baza yumva hari uwabanje kandi wari ukwiye kubanza. Iyo rero abandi bamutanze yibaza impamvu wundi atabibonye cyangwa atabibona, kugeza ubwo ashobora kuzinuka akavuga ati no, nta kwambara neza ni hahandi ntabwo abibona. Yego. Reka tugaruke ku mibanire yacu n'abandi muri rusange, yaba ari abo tuvukana mu muryango aho twavutse ndetse n'aho twashatse ndetse na sosiyete. Imibanire myiza ifasha iki mu iterambere ry'umuryango? Iyo ubanye n'abandi neza uba wigirira neza. Uba wigirira neza ku buzima bwa none n'ubw'igihe kizaza. Dufite abantu benshi ku mateka yacu ya jenoside barokowe n'abo base bari barahaye inka, ko umuryango washize ariko hari umuntu papa yahaye inka, kuvuga ati nubwo abandi bari kwicwa uyu ndamunambaho kubera papa we yampaye inka. Mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi. Yego, mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi. Ubwo niho nari ntanze urugero. Rero iyo tubanye n'abaturanyi neza tuba twirindiye ingo. None dufite umushuti wacu ejo bundi yagize ibyago inzu ye irashya, ariko yahururijwe n'abaturanyi babana neza. Utabanye neza rero nabo uba uri wenyine. Rero kubana n'abandi neza bituma tubaho aho tubaye, aho dutuye tudafite ipfunwe ryo kuhaba, kubera ko wari wabona umuntu ubaho mu buzima buri sa nkaho buri singo kandi yubatse, kuko ntavugana n'abaturanyi, ntasurana nabo, ntawamuhamagara, ntago yagira ikibazo yapfushije. Urabona abaturanyi iyo babanye neza n'iyo inkoko ipfuye barabiganira. Ndavuga inkoko, mvuze inkoko mu cyaro, barabiganira. Inkoko irakomeye cyane mu cyaro. Mu cyaro inkoko irakomeye. Ndashaka rero kuvuga ko iyo ubanye nabo neza wowe uba wigiriye neza, uba uri kurengera abana bawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yego. Rero birafasha mu iterambere ry'umuryango. Urumva mu buryo bw'imibanire uba uriho ushyigikiwe, ufite andi maboko menshi. Yego. Ntekereza ko rwose imibanire nayo ni ikintu gikomeye cyane kandi cyo kwitabwaho, kuko n'umwana ukuriye ahantu akabona abantu babanye neza, barafashanya mu miryango n'ibindi bitandukanye. Dudu, nyemerera turebe wenda bimwe mu byo abadukurikiye babashije. Mu byo nabonye ni uko abantu baradukurikiye. Uyu yitwa Ndungutse Jean Pierre ati ikaze. Uyu yitwa Mutabazi ni Matizaki. Ngo welcome Pastor Janvier. Matizaki ndamusuhuje. Dudu, hari n'abandi ufite dushobora gusoma bimwe wenda mu byo baba babajije kugira ngo tutagira umuntu tunigana ijambo. Yatwandikiye umuryango wanjye ko ufite ibibazo ngo by'imibanire, ngo natangirira he kubikemura. Niko yatubwiye. Imibanire n'abandi. Yego. Twahita tumusubiza. Natangire natera intambwe. Natera intambwe. Birashoboka ko bakomeretsanije. Birashoboka ko ari we ubwe wabigizemo uruhare cyangwa uwo babana. Birashoboka ko ari abandi babigizemo uruhare, abo ngabo baturanye cyangwa se abo batabana, ariko natera intambwe abasange. Nibwo butwari. Niba yarabababaje abasaba imbabazi, kuko ubaho udafite abo mubana ni bibi. N'abasure nafata umuryango we bagende babasure, babicare nubwo babakira batabakira, n'abatumire se. Icyo ni cya gatatu. Abahe karibu, abemvite basangire agafanta cyangwa n'utundi. Nibakreye se uburyo bwo gukina umupira, bajyane muri siporo, ashakisha ukuntu babana, kuko kubana nabo niwe wigirira neza. Yego. Uyu nawe yatubwiye ati mwaramutse, mumbabarire sindi bwivuge, ariko namaze igihe kinini ntaba mu rugo. None abana banjye mbona amarangamutima yabo yarangiritse pe, ngo ubu nabifatira he?
igisubizo ni uko agomba kuhaba, icyo ni icya mbere, kuko baramubuze. Icya mbere bakeneye ni ukumubona. Icya kabiri ni ukwicarana nabo, akaganira nabo, akababwiza ukuri icyatumye batabana. Dufite ababyeyi batabwiza abantu ukuri, kandi abana barakuze. Umwana akenera ko mubwiza ukuri, hanyuma atasobanukirwa ugashaka uburyo bwose umusobanurira ni impamvu. Niyicarane n'abana ababwiza ukuri impamvu yari yarabasize. Icya gatatu, nareba ibyo abana bakunda. Abana bakunda gukina n'ababyeyi. Niba hari ikintu nabonye gikomeye, kubera stress tubamo ntitugire uwo mwanya, ariko akanya gato niriwe mu rugo cyangwa wahiriwe, jya ufata teni de siporo, wambare ushyiramo agasipuresi, ugure agapira, umuconga agapira n'abana, mukine se ibyo mushaka gukina. Ubundi gusubiza wa mubyeyi nareba uburyo yarema uburyo bwo gusabana n'abana mu buryo batabizi, ariko we azi icyo ari gukora. Bicare hasi, agure umugozi basimbukane, bicarane hasi barebane cartoons, barebane filime. Ibyo bituma umwana agenda agaruka gahoro gahoro kugeza igihe, ariko kire cyo kubasaba imbabazi ntazakibagirwe, gahoro gahoro noneho kugera igihe abana bongeye kongera kumwumva. Ati ese birashoboka guteza imbere umuryango mu buryo bwose kandi ufite amikoro make? Apfa kuba ayo make ahari. Birashoboka. Apfa kuba murya, mubayeho, mwambaye musa uko ayo mikoro make ahari, birakunda. Yego. Ati ese ko mbona umuryango wanjye kugirana urukundo bisigaye byaraturaniye n'ubwumvikane, nakora iki njye n'umugabo kugira ngo byongere bibe? Ni ugusubira ku isoko. Ni ugusubira ku isoko. Hari n'imiryango itangira nabi, ariko bagatangira badatangijwe n'urukundo bakundana. Umwe akaba afite inyungu akurikiye kuri mugenzi we, akenshi baba batangiye nabi. Ariko nubwo baba batangiye nabi, ubwo ni akantu ntinzeho kuko akunda kubaho kandi kakangiza umuryango. Ariko niba batangiye nabi ariko bakaba babanye, nubwo bumva bitameze neza, wenda ubwo reka mbisobanure gutyo. Isoko nari mvuze n'urukundo, ni urukundo ruhuza abantu bakabana batangijwe n'urukundo, bakabana bakundanye. Iyo byanze ni ugusubira ku isoko, ngo ndacyamukunda, aracyankunda, niba atankunda biterwa n'iki, musabe imbabazi, urukundo rugaruke, ubuzima bukomeze. Ariko niba batangiye nabi badakundanye, umuhungu ategereje imitungo y'umukobwa kuko yayisigaranye, akaba ari aho atangirira, baturiya we ndatagetinga namubaze. Aho rero ni urugendo rukomeye. Ni urugendo rukomeye. Niba barabyaye bakaba babanye, ni ukwicara bakabwizanya ukuri, hanyuma akagenda. Abagore Imana igiduha ubwenge bwinshi yarabaduhaye, akicarana n'umugabo akamubaza ikitagenda neza, icyo yakora, buhoro buhoro urugo rugenda rwubakika. Pastor, reka mbaze iki ngiki turimo kugenda tugana no ku musozo. Uko watubwiye ibi bintu uko ari 5, ese yabuzemo kimwe byibura bindi byatuma urugo rubaho? Niyo mpamvu ari iterambere, ni urugendo. Yego. N'ubundi ntago akenshi usanga bituzuye. Yego. Usanga bigiye bifite ibice, amarangamutima nyine. Abana barahari, wenda umugabo n'umugore murabana mu rugo, ntimurwana, ukumva biri aho ngaho. Iterambere ry'ibifatika ukaba ufite ubushobozi butari bwinshi. Imibanire ukaba nta muntu mufite icyo mupfa, ariko nta n'ubusura. Nta muntu mufite icyo mupfa, ariko nta n'ubusura. Nta n'abazi wawe. Ukumva ngo nta kibazo ufite, ariko kuki urugo rwawe rutagendwa, nuko ntibiraza neza. Rero iyo habuzemo kimwe, riba rituzuye. Ariko n'iterambere nyine ni urugendo. Niyo mpamvu turi kuganira gutya ngo niba hari aho bituzuye, tangira none.
tangira none ufata umwanya urebe icyo ahantu hari ibyuho utangira ubyuzuza gahoro 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 gahoro. Yego tugana n'ubundi ku musozo w'ikiganiro ko iminota yatujyanye, mwavuze n'ubundi ku bijyanye n'ubwenge ndetse n'uburezi education, biraza kugira uruhare bite mu gutuma uyu muryango ko ukomeza gutera imbere? Hanyuma niba hari n'ikindi mushobora kongeraho kitari ibyo ngibyo ubutumwa bundi cyangwa se ikindi mwumva mwabwira abadukurikiye mukaza kubihuriza hamwe kugira ngo tugane ku musozo. Kwaguka, kugira ubwenge, kwiga kw'abana bikomeza umuryango. Twese turabizi umuryango ufite abana biga uba wizeye kuzabaho, byibuze uba wizeye ko umuryango uzakomeza kubaho. Umugabo n'umugore barushaho gukomeza kugenda bashakisha uko bungura ubumenyi, umuryango uri kongererwa, niba navuga uri gukomera kurushaho. Rero kwa gukomera kwawo, za mbaraga zawo, niryo terambere dushaka, nuko umuryango ushyitse ukomeye kandi ufite akazoza keza, niko bavuga Abarundi, sibyo? Imbere ubona hariho nicyo. Hanyuma nsoza ni ugushishikariza abubatse ingo, abibana se, kuko nabo barakana bafite imiryango, ndavuga abapfakazi, ababyeyi bibana, hari ababa barabyariye iwabo, hari abagabo batawe n'abagore, hari abantu bonyine barasizwe n'abagabo. Abo bose ni uguhirimbanira gukora ibishoboka kugira ngo imiryango yacu ibeho yishimye, kuko iyo umuryango wishimye, uwo ufite at least abo ufite mubeho mwishimye. Yego. Hanyuma hari akantu nshaka gusorezaho kavuga ngo hari abantu bajya bagira ivangirwa, turi kuri televiziyo y'itorero, ugasanga umuntu ni umunyempano nyinshi, ni umunyamasengesho cyane se, ariko akageraho abantu bamuhanurira bati uriya mubana si uwawe. Mwaba mwarabyumvishe namwe? Ku bana 5 uriya mubana si uwawe. Iryo ni ivangirwa. Umuntu mubana mwarabyaranye, senga kugira ngo Imana ibahe amahoro n'imigisha, mube amahoro, mugwize. Ni uwo nguwo Yesu abaho umugisha. Hano kabisa ubisubiza mu munota umwe. Mwaramutse ni Claudine, bashimiye yuko mwabashije mwaramutse neza ni Claudine, bashimiye yuko mwatwigishije, ndabakunda, muri beza ukuntu nabatekereza nabonye. Okay, murakoze cyane. Kandi no umuntu babajije ikibazo bati mwaramutse neza, ndabona kidasobanutse, ntekereza ko inda dushobora kuza kubiganira mu gikari, tutaza kwiganira mu gikari, kandi ntekereza ko n'undi ni intangiriro wenda yo kuganira ku ngingo zimwe na zimwe, hari ukuntu n'undi byose bitashirayo. Yego. Urakoze cyane. Munyemeye dusubikira ngaha, Pastor wakoze, ariko turaza gusoza udusengera n'umuryango muri rusange. Hanyuma turabashimiye mwese mwe mudukurikiye, turashimira kandi abadufashije, turashimira abatwandikiye ibitekerezo, byari byiza rwose, kandi ikiganiro cy'umuryango I think ko kizakomeza no mu bindi bihe bizaza. Hanyuma ndagushimira Bosco, wakoze cyane. Ya Pastor, reka ngushimire, wakoze, twishimiye kubona pe wumve ko twishimiye kubona, tuzishimira kubona wagarutse kandi. Yego, tugiye gusoza rero udusengera morning bread yacu naho ku musoko wa mbere. Reka dusenge. Mana, turagushimiye kuko ari we watangije umuryango, kandi ufite umugambi mwiza kandi muremure ku buzima bw'umuryango. Tumaze kurebera hamwe icyakorwa kugira ngo umuryango uteye imbere mu buryo bwuzuye, ariko turasenze kugira ngo dufashe. Uyu munsi umuntu wese ahantu ari yifuza ko umuryango we watekana, yifuza ko umuryango we waba amahoro, ndetse iyo ibyo bibuze benshi bajya basohoka no mu miryango bakajya kubaho nabi. Ariko dusengeye ababayeho muri ubwo buzima, dusengeye abasohotse,
dusengeye abana bataye imiryango yabo kubera amakimbirane yayibonetsemo, dusengeye ingo zasenyutse, dusengeye abantu batacyumva uburyohe bw'umuryango, batacyumva ibyishimo by'umuryango. Turasenze ngo imbaraga zawe zikomeye Mana zatumye umuryango ubaho, mu izina rikomeye rya Yesu Kristo hongere kubaho ibyishimo mu miryango yateze amatwi ndetse n'itateze amatwi ibi biganiro byacu. Turasenze kugira ngo ubwiza bw'Imana bube kuba kwizera ndetse n'ababyifuza ndetse n'abakiri mu mwijima batazi iyo biva n'iyo bijya, ubamurikishirize mu maso hawe, ubagirire neza. Urakoze cyane, turagushimiye. Komeza kuduha umugisha muri ibi bihe, tuzirikana ko waducunguye Mwami Yesu, kandi ukomeze kwita ku itorero n'igihugu muri rusange. Dusenze twizeye mu izina rya Yesu, amen.